Yesu arahindura ubuzima nshuti yanjye. Yesu arakora ibitangaza. Uyu munsi nubwo ubabaye ejo wakishima. Ijambo riravuga ngo ariko akurira kwararira umuntu ngo ariko bugaki impundu zikavuga. Nshuti yanjye umunsi nubwo ubabayirira neza, ngwino kwa Yesu arakingura umuryango w'ibyaha byakinzwe. Ijambo riravuga ngo nijye Alufa nijye tera intambwe Imana igenda ibabature. Hari abantu mugendera mu myuka mibi, mugendera muri karande, mugendera mu kuraguza, mu kugendera mu miterekero yose by'abapfumu, iyo migenzo ya gihanguma murimo, mutera intambwe muve muri ibyo bintu. Yesu arabahamagara kugira ngo mwinjire mu ngando nzima. Yesu arabahamagara kugira ngo mwinjire mu mahoro yateguye. Yesu arabahamagara kugira ngo mwinjire mu bisubizo byanyu. Yesu arabahamagara kugira ngo mubone ineza y'Imana. Abasenga TV, kora subscribe. Ibihe byiza nshuti mukunzi, wowe udukunda kandi udukurikirana ku Bugingo TV ndetse no ku Bishura TV, hamwe ndetse n'umufatanya bikorwa wacu Abasenga TV. Muraho kandi muraho neza, ndabasuje cyane. Baje kubasabira umugisha, mwebwe mudusangiza ibitekerezo, mwebwe mukora ibishoboka byose ngo mutwereke imba mutima zanyu. Ndi kumwe na mwene data nadusuze. Ndabasuje nshuti z'Imana, amahoro Imana akomeze kubana namwe kandi nizere yuko mumeze neza cyane. Nanjye ndashima Uwiteka Nyiringabo ugikomeje kudutiza gukomeza kubaho muri iyi ngando. Turakwakiriye ngo dusengere kandi uhanure uko wategetswe mu izina rya Yesu. Ndagushimye ko kuri Imana yacu bwite, kandi ndagushimye yuko kuri Imana ivuga bikategeka bigakomera. Aya masaha tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe ukomeje kutugirira. Ijambo tugiye kuvuga ndetse n'ibindi ushima ko tugora, Uwiteka Nyiringabo ntaba ari twe, turinde kwihimbaza no kwishyira hejuru, ahubwo Nyagasani Mwami Imana dukore ibigwesha icyubahiro, kandi umwuka w'Imana bikorere kwibasha mu izina rya Yesu. Amena. Nshuti bene data, amahoro Imana akomeze kubana namwe. Munyemere ntabwo ndi butinde cyane, tugiye kuvuga ku butumwa bwiza, tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana, ijambo ribohora, ijambo rituma usubiza umutima mu gitereko, ijambo rituma ugira ubuzima, ijambo rituma uvuga ati nubwo binkomereye ariko ndiho muri iyi ngando, hari impamvu ndiho, nubwo ndi mu burwayi, nubwo ndi mu ntambara, nubwo mfite ibibazo. Ndagira ngo nkubwire ngo tuzanye ijambo rivuga ngo dufite indi ngando duteganyirijwe kuzabamo. Nubwo iyi ngando iyi ngiyi uyibabarijwemo, nkuzaniye amakuru avuga ngo hari indi ngando igiye kuza ku buzima bwawe. Iyo ngando ntabwo uzigera uyibabarizwamo, iyo ngando nta marira ahari, iyo ngando nta kurwara kuri yo, iyo ngando nta nzara ibayo, iyo ngando mbega nta bibazo, nta matiku, nta gutukana. Iyo ngando ni iy'amahoro. Bene data, Pawulo yandikira Abikorinto urwandiko rwa 2 ibice 5, turahera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki itazashira yo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe. Icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo ni uko dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Umurongo wa 5 avuga ngo Imana niyo yaturemye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka ho ingwate. Umurongo wa 6 avuga ngo nicyo gituma dukomera umutima iteka, kandi tukamenya yuko iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Turagenda tubivuga gakeya, ariko amakuru nzanye ni abantu bakunze iyi ngando, ni abantu bari muri iyi ngando. Harimo abantu bababarijwe muri iyi ngando, harimo abantu bayimerewemo neza. Biratandukanye, ubuzima ni change, ubuzima burahinduka. Uyu munsi yari ubabaye, uyu munsi yari kwa muganga, uyu munsi yari mu Bushinwa, uyu munsi yari Dubai, uyu munsi yari Faisal i Kanombe. Uyu munsi abantu bari muri challenges zigiye zitandukanye, kandi bose Imana imira bareba, ariko igisubizo kimwe n'ikibazo kimwe. Hari ingando itirimo muri iyi minsi ya none. Ingando urimo ni iyi.
ingando ndimo ni iyi ngiyi yo muri iyi si, ariko iyi ngando yo muri iyi si aribyo ndi kuyihuriramo nabyo. Ndimo ndayihuriramo n'imibabaro, ndimo ndayihuriramo n'ibigeragezo, ndimo ndayihuriramo n'ibinsonga, ndimo ndayihuriramo n'ibintu bimbuza amahoro. Ariko nubwo ndi kugenda nkuramo n'ibyo bintu byose, hari indi ngando yubatswe n'Imana, niko ijambo ryavuze. Iyo ngiyo ngo niyo ikimirwa igipfa kimirwa n'ikidapfa, aribwo bugingo. Aho ngaho mu ijuru tumaranira kujyayo. Mu minsi yashe twaravuze ngo nta bantu bagikora hejuru nk'abazapfa cyangwa abagiye kurivamo, nk'abazava muri iyi si. Abantu dukunze iyi si, ariko iyi ngando dukunze hanshi bayibabarijwemo. Benshi barimo bavuga ngo mbese nzapfa ryari ko nkomeje kubabazwa n'uyu mubiri. Bene data nshuti z'umusaraba, hari ubutumwa ngira ngo nkubwire, wowe wabajwe n'iyi ngando kandi wabajwe n'uyu mubiri bitewe n'uko iyi ngando igucumbikiye yakugenje. Ikintu cya mbere, banza ugira ibyiringiro bijya ku Mana kugira ngo ujye mu iyi ngando yubatswe n'Imana. Iyi ngando yubatswe n'Imana ntago wayigeramo utari wagira ibyiringiro bigize gute, byizera Kristo. Kuko ibyiringiro byizera Kristo nibyo bikwinjiza mu ngando Imana yakubakiye. Umuririmbyi 396 bavuga ngo niyo yabizera bazajya kuba muri iyi si nta mahoro. Mu isi nta amahoro, isi yuzuye intambara, isi yuzuye amakuba, isi yuzuye umwijyana, isi yuzuye amarira, isi yuzuye agahinda. Ariko dore igisubizo gihari, hari indi ngando Imana yaguteganyirije. Ndagira ngo utere intambwe imwe gusa, Imana ikwinjize mu wundi muryango. Imana ikwinjize mu muryango wo kuvuga ngo ngwino nkuruhure, yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Hari inzira ihari, hari umuryango ufunguye. Icyo ngusaba uyu munsi wa none, fungura umutima wawe, fungura ibitekerezo, fungura amaso, fungura amatwi, egera ingando Kristo yateguye ku buzima bwawe, kuko nizakwinjiza mu mugambi mwiza, nizakwinjiza mu gisubizo Imana yakugeneye. Ndetse ukiri muri iyi si nubwo ubabajwe, hari ubuzima ugomba guhindurirwamo, kuko igiti kigashibuka kibonye amazi kigira ibabi nk'ibya mbere. Nshuti bene data, amahoro y'Imana, reka ngusabe ngo tere intambwe imwe yonyine gusa, Kristo gufungurira umuryango ukujyana ku Mana. Kuko uyu muryango ukujyana ku Mana harimo ingando imwe yonyine. Ingando niwe uzasanga kubabara niwe kudahari, iyo ngando niwe uzasanga gupfa kudahari, iyo ngando niwe uzasanga abantu buzuye umunezero barimo guhimbaza Imana bavuga ngo urera Mana urakiranuka. Rero kuburushe no kuburemerewe wabigizemo uruhare, tera intambwe wizera Imana, tera intambwe wizere Kristo, tera intambwe upfuka musenge, tera intambwe wundi uve muri byo rurimo. Va mu byaha, kuko ibyaha uri ingando urimo ikorerwamo ibyaha. Iyi ngando urimo ikorerwamo ibibi cyane. Bene data, iyi ngando tuyicumuriramo kenshi, iyi ngando tuyihuriramo n'ibiruhanya. Iyi ngando yaravumwe, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo wasi ubonye ishyano, kuko umubi Satani akumanukiye. Umubi Satani yarayimanukiye kandi natwe tuyirimo. Uwo mubi rero uyu munsi wa none arakuruhishe. Hari abantu mwabaswe n'imbaraga z'abadayimoni, tera intambwe Imana igenda ibabature. Hari abantu mugendera mu myuka mibi, mugendera muri karande, mugendera mu kuraguza, mu kugendera mu miterekero yose by'abapfumu. Iyo migenzo yagihanguma murimo, mutera intambwe muve muri ibyo bintu. Yesu arabahamagara kugira ngo mwinjire mu ngando nzima. Yesu arabahamagara kugira ngo mwinjire mu mahoro yateguye. Yesu arabahamagara kugira ngo mwinjire mu bisubizo byanyu. Yesu arabahamagara kugira ngo mubone ineza y'Imana. Kandi ijambo ryakomeje ritubwira ngo, uyu murongo wa 5 uragira ngo tubitseho cyane. Uyu murongo wa 5 ngo Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, ndetse yayiduhereye umwuka w'ingwate. Reka nkubwire, uyu mwuka uhumeka, twe kuvuga uyu mwuka wera, uyu mwuka uhumeka uhaye nk'ingwate. Impamvu rero ugomba gukora ibintu bizima, ingwate hari umuntu barayigwatiriye, hari ikintu baraguhaye. Imana uyu munsi wo yaguhaye ubuzima, ikugwatiriza uwo mwuka wayo. Ariko nyiri kugutwara ingwate yaje, umwuka urarangira. Nyiri gutwara ingwate yaje, ibintu bigira gute? Biba byamaze gusubira hasi. Mu gihe utari wava muri ubuzima rero, mu gihe ugihumeka, tera intambwe uve muri ingando y'iyi si, winjire mu ngando y'Imana. Kandi tera intambwe uve mu mwijima, uve mu icuraburindi, uve muri karande, uve mu myizerere y'abadayimoni n'abakonikoni, uve mu myizerere y'abapfumu, uve mu myizerere y'ubusambanyi.
ye baba we, hari abantu babeshejwe n'uwo mwuga w'uburaya. Ndabahamagara kuko Kristo ajyahamagara indaya zikamukorera. Nimuze yakinguye umuryango, nimuze arababwira ijambo ribabwira ribaho ubuzima, nimuze arababwira ijambo rihindura ubuzima bwanyu. Mu mwuga w'uburaya ntabwo ari igisubizo cy'mu buzima mufite kiri, ahubwo nimuze kwa Kristo batisha uwo mwuka, kuko uwo mwuka aba nk'ingwate, kandi iyo ngwate y'uwo mwuka ni ukuvuga ngo niramuka ibakuweho muzagira gute? Ibyanyu bizaba birimo kugenda bigana ku musozo. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana nibishaka yuko abantu barimbuka, ahubwo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Yesu yaravuze ngo ntabwo nazanywe n'abazima gusa, ahubwo nazanywe n'abarwayi. Nawe ukiri muri ingando y'umwuka w'umwijima, ubu uri umurwayi, ngwino kwa Yesu agukize. Hari abantu banarwaye by'uyu mubiri, noneho nimuze mwizere Yesu. Mwagiye mu bapfumu biranga, mujya kuraguza mu biranga, mwambuka za Tanzania biranga, mujya hehe biranga. Iyo ndwara urwaye ndaguhamagara Kristo yuko yagukiza mu izina rya Yesu. Yesu nuramuka umwizeye, ijambo riravuga ngo abazanyizera bose bakagira icyo basaba mu izina ryanjye nzakibaha. Iryo zina turikirizwamo, iryo zina tubeshaho, iryo zina riduha ubuzima. Iryo zina rya Kristo niryo ritumye uyu munsi wa none nguhamagara, kuko haraho ryankuye. Nene data ndakubwira yuko Kristo ahindura ubuzima, Kristo agiye gukora ibintu bikomeye. Hari abantu bafite amadeni, bava mu ideni bajya mu rindi. Yesu ajya abasha kwishyura amadeni, nawe ukaba wuguriza abandi. Reka guhora ugurizwa, ahubwo uva mu buzima bwo guhora ugurizwa, gira abo uguriza nawe mu izina rya Yesu. Yesu arahindura ubuzima nshuti yanjye, Yesu arakora ibitangaza. Uyu munsi nubwo ubabaye, ejo wakishima. Ijambo riravuga ngo ariko akurira kwararira umuntu, ngo ariko bugaki umuntu zikavuga. Nshuti yanjye, umunsi nubwo ubabayirira neza, ngwino kwa Yesu arakingura umuryango w'ibyaha byakinzwe. Ijambo riravuga ngo nijye Alufa nijye Ijambo riravuga ngo nijye Alufa nijye tangiriro, nijye meruka. Ngwino kwa Yesu, niwe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yakinze nta muntu ukingura, kandi Yesu yakinguye nta muntu ukinga. Rero Yesu yakinguye ibisubizo ku buzima bwawe. Yesu yakinguye ngo ngwino wakira agakiza. Yesu yakinguye ngo ngwino wayihane. Yesu yakinguye ngo ngwino ugirirwe neza. Yesu yakinguye ngo ngwino utabarwe nawe. Kandi reka nkubwire, umuntu watabawe na Yesu, uwo muntu nta wundi muntu ushobora kugira gute kumwitiranya. Umuririmbyi yaravuze ngo ntugakingugo nawe ukinasenga. Umuntu nta muntu ukinasenga. Gusenga kose ni ugusenga, kandi gusenga ni kugira formule. Izera Imana, ongera ugarukira Imana, ongera wiringira Imana, ongera ubeshwaho n'Imana, ongera ubeho mu buzima bwiringiye Data wa twese uri mu ijuru, kandi wongere ubeho mu buzima buhindura ubuntu byose wari urimo. Reka ngane ku musozo dusoma igitabo cy'Ibyahishuwe. Mwene data, harimo ijambo rikomeye nshaka kukubwira. Ndahera ku murongo waho wa 10, ibice ni 22 by'Ibyahishuwe. Harimo amagambo avuga ngo, kandi arambwira ati, amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntuyazigame ngo uyagire ubwiru, kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mitima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vonzanye ingororano, kugira ngo umuntu wese bikwiriye n'ibyo yagize gute yakoze. Ndi Alufa na Omega. Rero nshuti zanjye, bene data bakundwa, nshuti z'amahoro y'Imana, reka mbabwire ngo amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ntukayazigame, ntukayagira ubwiru. Ibi nkubwiye nuramuka ubyumvise, nge ntabwo mbigize ubwiru, ndabikubwiye. Ayo mahoro wabusije kwa Kristo yayaguha. Uko guhangayika ngo ndabaho gute, nimukiganyire ngo tuzajya iki, tuzambara iki. Data uri mu ijuru azi ko ibyo bintu byose mubikeneye. Mateyo yaravuga ngo 6:33, mubanze mushaka ubwami bw'Imana gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ngana ku musozo ndakubwira ngo niba ukiranuka komeza ukiranuka kugeza kugupfa. Kandi niba wanduye nakugira inama yo kugira gute yo kuva muri uwo mwanda wo kwandura. Niba ukiranirwa kuva muri uko gukiranirwa kwawe, ko Kristo aracyagufitiye imbabazi. Ariko ijambo ryatuye ngo wandura komeze yandure, ukiranirwa komeza akiranirwe, ariko uwera komeza agire gute yere. Rero kubera yuko Imana icice ku ntebe imbabazi,
ndabahamagara mwese gukomeza kwezwa, kandi ndabahamagara kuva muri iyi ngando yatugize imbata yayo, twumva yuko nituyiva mu buzima buzaba burangiye. Yego buzaba burangiye, ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bw'abizera bazaba bagiyemo. Nyuma y'iyi mibabaro, nyuma yo gusunza, nyuma yo kurwara ukajya gushingurwa, burya hari ikindi gihe kimwe uzajya mu ngando wiringiye. Bizaba bibabaje biteye agahinda rero utaraje ngo Kristo ujye muri iyi ngando yatubwiye twasomye aha ngaha mu Bikorino. Bene data, ndagira ngo nifuze wowe wumvise ijambo rigukoze ku mutima, ca bugufa huri dusengana Imana. Kandi rwose reka nkubwire, niba wumvise iri jambo hano rigukuye, egera urusengero usengere mugende ukizwe, wihane ubatizwe rwose, ubu umwizera mushya, ugarukire Kristo. Hariho abantu basubiye inyuma biringira yuko ibyo bafite byose nta kibazo, ariko iyo ngando yo mu isi iyo ngiyo ifite iherezo. Hari ingando iri mu ijuru, ni ingando y'ubugingo, niho umubabaro, niho kurwara, niho gupfusha bitazigera bigera. Rero senga Imana, dusengane Imana, kandi igira kwizera. Ibyo bibazo byose ufite Yesu araza kukuruhura. Mana ishobora ibintu byose, Mana y'imbabazi, Mana y'urukundo, Mana itegeka byose, Mana iyobora byose, turakwinginga cyane kugira ngo twebwe tukiri muri iyi ngando uyitwambikiremo imbaraga, kandi mu gihe twiteguye kuzaza mu ngando waduteguriye, iyo ngiyo itarubatswe n'intoki z'abana b'abantu, nakwinginga cyane tukiri no muri iyi si, ukomeze kuduha ihumure ryawe, ukomeze kudufasha. Niko nsenze kugira ngo abarwayi bakize, kandi ko nsenze kugira ngo abantu bose ubagirire neza, kandi ko nsenze kugira ngo abantu bose batabare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakwizeye, abemeye guca bugufi, abasubiye inyuma, bose ndagusabye mwami wanjye, Mana yanjye, bakire. Urakoze kubyumvise kandi urakoze kubikoze, mbisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.